bitoranyiriza abarimu bababwira iby'amatwi yabo yishakira, ngo mu gihe cy'iminsi ya nyuma abantu bazaba bashaka kumva ukuri, bazaba bashaka kugira ngo basange abantu bababwira ibijyanye n'ibyifuzo byabo, bababwira ibijyanye n'iby'amatwi yabo bashaka kumva, bitoranyirize abazajya bababwira runaka niwe uvuga ibyiza, runaka niwe uvuga runaka niwe utubwira neza, runaka niwe uvuga ijambo ry'Imana. Ukunda rutarondoreka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami rero, uyu ni umwanya mwiza w'ijambo ryawe tugiye kuvuga, abandi bakaryumva. Reka ubashe kuza uriherekeze buri mwe wese uri bwumva ijambo ryawe, ribashe kugira aho rimukura naho rimugeza, mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ngiye kurivuga n'abari nge, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka mbe igikoresho maze Mwami nanjye unkoreshe. Urakoze rero, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Nongeye kubaha ikaze rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 17 n'umurongo waho wa 14 kugeza ku murongo wa 17. Hanyuma turongera dusome mu gitabo cy'Abaroma ibice 12, dusome umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome duhere muri Yohana ibice 17 n'umurongo waho wa 14 kugeza kuri 17. Haranditswe ngo, nabahaye ijambo ryanjye kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Reka turebe no mu Baroma ibice 12 n'umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 3. Haranditswe ngo, nuko bene data n'abinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutegereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Amen. Nshimye Imana rero kubw'uyu mwanya mwiza yongeye kuduha kubw'ijambo ryiza. Tugiye kuganira ku ijambo ryiza Imana ashyize ku mutima wanjye, twibutsa neza ko nubwo turi mu isi ariko ntiturabisi. Turi mu isi ariko ntiturabisi. Ubimenye rwose yuko nubwo turi mu isi ariko tutarabisi. Rero kubera ko turi mu isi kandi tukaba tutarabisi, bivuze ko hari aho dukomoka, hari ubundi bwenegihugu dufite. Rero ubwenegihugu bwacu nyakuri ni buri hano mu isi, ahubwo buri mu ijuru. Kandi tugomba kubaho dutegereje umwami wacu mu kwizera no mu gutungana, kubera ko iwacu atari hano mu isi ahubwo ari mu ijuru. Dukwiriye kubaho, dukwiriye gutegereza umwami wacu twizeye kandi dukomeza gutungana, dukomeza gukora ibyiza, dukomeza kugendera mu nzira Imana ishaka, dukomeza kugenda nk'abantu bagenda kandi bagendera mu bwami bw'Imana. Rero impamvu turi hano mu isi ko tukaba tutarabisi, hari icyo Pawulo yabivuzeho mu Filipi ibice 3:20. Yaravuze ngo, ariko twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza, ari we Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Twebweho iwacu ni mu ijuru, ntago iwacu ari hano mu isi.
ngo aho dutegereje umukiza ari we Yesu Kristo umwami wacu. Rero ndashaka kugira ngo uyu munsi wongere utahure, uyu munsi wongere urebe neza, hari ukuntu isi yamaze kuza yinjira mu itorero ry'Imana. Isi irangije igira influence nyinshi cyane mu itorero ry'Imana. Usanga isi yaganjije itorero ry'Imana, yaganjije abantu b'Imana. Ariko uyu ni umwanya mwiza Imana yongeye kutwibutsa neza yuko nubwo turi hano mu isi, ariko si iwacu. Iwacu ni mu ijuru. Dukwiye kubimenya neza. Twebwe turi hano mu isi tumeze nk'umuntu uri mu kindi gihugu, ariko afite pasiporo yo mu gihugu cyiwe, azi neza yuko isaha n'isaha azasubira mu gihugu cyaho yavuye. Natwe nuko tumeze inaha si iwacu. Tumeze nk'abantu bari mu kindi gihugu, dufite ubwene gihugu bwaho ngaho, ariko dufite pasiporo ituma tubaho hantu, ariko twibuke neza yuko atari iwacu. Igihe nikigera tuzagenda tugasubira mu gihugu iwacu. Natwe rero turi hano mu isi, turahirirwa, turahakorera, turahari, ariko igihe nikigera tuzajya iwacu mu ijuru. Rero umubyibuke rwose kandi mubizirikane cyane. Ubuzima bwawe bugomba guhura n'ubwene gihugu bwawe. Ubuzima ububayemo igihe cyose, ubuzima ubayemo buhure n'ubwene gihugu bwawe. Nimba uri umwana w'Imana, ubuzima bwawe buhure n'ubw'abana b'Imana, ubuzima bwawe buhure n'ubw'Imana ishaka. Rero iyo uzi neza ubwene gihugu bwawe kari ubw'ijuru, hari ibintu ugomba gukora, hari ibyo ugomba guhindura uko witwara, kuko uzi neza ko ubwene gihugu bwawe ari ubwo mu ijuru. Uhindura uko witwara, uhagarara ku kuri, ukagira ukuri, kandi ukomera ku ndangagaciro z'ubwami bw'Imana, ukagira urukundo, ukitanga, ukirinda ibyaha, kandi ukagira n'imirimo myiza. Kuko ibyo byose nibyo biranga abantu bo mu bwami bw'Imana, nibyo biranga abana b'Imana, nibyo biranga abantu bafite ubwene gihugu bw'ijuru. Rero tugarutseho twasomye, tubona Yesu asengera itorero rye ngo rigume mu kuri, nubwo riba hano mu isi yuzuye ibyaha ndetse n'urwango. Yesu akomeza asenga, hariya twabonye muri Yohana ibice 17, asengera itorero ry'Imana kugira ngo rikomeze rigume mu kuri. Ntabwo yari yibagiwe neza ko itorero riri mu isi, hoya ahubwo yarasenze kugira ngo rigume mu kuri, nubwo riri mu isi itari nziza, isi mbi yuzuye ibyaha, yuzuye n'ubugome. Yesu asenga iri sengesho rikomeye cyane bakunda kwita isengesho ry'umutambyi mukuru, asengera itorero rye kugira ngo rikomeze kuguma mu kuri. Natwe rero Kristo ari kudusaba kugira ngo tugumye mu kuri, dukomeze tube mu kuri. Yatwohereje hano mu isi ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Nta kindi kintu cyatumye Yesu adusiga hano mu isi, yadusize kugira ngo dukomeze tubwirize ubutumwa bwiza. Tugende mu mahanga yose, tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Abemera tubabatize, abemera tubigishe, tubashyikirize Yesu. Twe gushyira abantu inyuma yacu, ahubwo tubashyire Yesu. Haleluya. Rero yaratwohereje, niyo mpamvu yatwohereje hano mu isi kugira ngo twigishe ubutumwa bwiza. Ariko adusaba kuguma kwera. Nubwo turi hano mu isi, isi mbi, isi yuzuye ibyaha, isi yuzuye urugomo, isi yuzuye urwango, isi yuzuye ubugome, Yesu ari kudusaba gukomeza kwera, gukomeza kuba abera, no kutemera ko imigenzo y'isi itwanduza. Bene data,
dukwiye kutemerera imigenzo y'isi yuko itwanduza. Nabivuze, isi yamaze kwinjira mu itorero, abantu bari mu itorero bashaka kugera nk'uko isi igenda, abantu bashaka gukora nk'uko isi ikora, bashaka kubwiriza nk'uko isi bishaka, bashaka kuririmba nk'uko isi bishaka. Ariko Yesu ari kutwibutsa neza, nubwo turi hano ku isi, dukomeze twere, dukomeze dutungane, kandi nitwemere ko imigenzo y'isi ituganza, imigenzo y'isi idutsinda, imigenzo y'isi itwanduza. Huye ntitubyemere. Hari imigenzo y'isi yamaze kwinjira igenda yanduza abantu, yanduza itorero ry'Imana. Ugasanga itorero ry'Imana ryamaze kuba igitutsi, kubera ko isi yinjiye mu itorero. Abantu batangiye kwisanisha n'isi, abana b'Imana batangiye kwisanisha n'isi, batangiye kubona ko isi ari mu itorero ry'Imana. Ariko Yesu ari kutwibutsa neza, aravuga ngo nubwo muri hano mu isi mukomeze mwere, nubwo muri hano mu isi mukomeze mukore inshingano nabasigiye yo kuvuga ubutumwa bwiza, kwigisha abantu, tukababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Kandi ntitwemerere imigenzo y'isi itwanduza. Itorero abantu bamaze kwandura rero, abantu bamaze kwandura mu itorero ry'Imana, baranduye, basigaye bashaka kugira ngo bakore ibyo bashaka, basigaye bashaka kugira ngo uvuge ibyo amatwi yabashaka kumva, nibagikeneye kumva ijambo ry'Imana. Umuntu asigaye avuga ijambo ry'Imana atavuze ibitangaza ngo uriya muntu nta Mana afite. Umuntu asigaye avuga ijambo ry'Imana adahanuye ngo hariya ngo nta Mana ihari. Isi yamaze kwinjira ifata ibintu irabicanganya, ukuri kw'ijambo ry'Imana kurabura, ukuri kw'ijambo ry'Imana kurabura. Abantu bafata ukuri bagushikamisha ikinyoma cyabo, kubera ko isi n'imigenzo y'isi yamaze kubanduza. Bafata ukuri bakushikamiza ikinyoma. Niyo mpamvu usanga babwira hariya ngo nta Mana bafite, ngo vuye ngo jyana ahantu hari Imana. Imana ibera ahantu hose icyarimwe, kandi Imana iri mu itorero ryayo, kandi Imana ntabwo izasiga itorero ryayo. Ntabwo Imana iri mu bihanamanga, ntabwo Imana iri mu buvumo, ntabwo Imana iri mu cyumba cy'umuhanuzi runaka, ahubwo Imana iri hamwe natwe. Imana iri omnipresent, iri ahantu hose. Imana iri hamwe nawe aho uri hose. Rero Imana irahari. Reka isi ye kuguhindura ngo imigenzo yayo kwinjire, hanyuma wandure utangire kuba nk'abandi. Umwanzi rero akoresha gahunda y'isi. Nta kindi kintu umwanzi akoresha. Akoresha gahunda y'isi, akoresha imico yayo, akoresha inyigisho zayo, kugira ngo agabanye ubuhamya bw'itorero. Nta kindi kintu umwanzi ashobora gukoresha. Akoresha isi, agakoresha umuco w'iyo si, agakoresha inyigisho z'isi, kugira ngo agire iki? Agabanye ubuhamya bw'itorero. Itorero risuzugurwe, iby'Imana bisuzugurwe, abantu batangiye basuzugura iby'Imana, kubera ko isi yabyinjiyemo, izanamo imigenzo yayo, izanamo imico yayo, izanamo inyigisho zayo, itangira gusuzuguza iby'Imana, itangira gusuzuguza itorero ry'Imana, itangira gusuzuguza ijambo ry'Imana no gutesha agaciro. Imyuka, abadayimoni batangira kwinjira mu nzu y'Imana, batangira kuba aribo bayobora. Ubusambanyi bwinjira, tukabona isi, tukabona nibyo byiza. Umuntu agasambana ari muri korari, umuntu akaba umunyamagambo ari muri korari, umuntu akiba ari umuyobozi w'itorero, kubera ko isi niko yinjije imigenzo yayo mu itorero. Abantu babagenda gutyo. Ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17 baravuga ngo nimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi ishirana
ishirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Rero no kuvuga ngo isi ishirana no kwifuza kwayo. Ibyo isi rwose yishaka, iby'isi yifuza bizarangirana nayo ngo ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Kuki isi ikomeje kuganza itorero, cyangwa kuki isi ikomeje kugira influence mu itorero? Nukubera iki? Nukubera ko hano Bagalatiya baratubwira neza impamvu isi ikomeje kuganza itorero cyangwa isi ikomeje kugira influence mu itorero. Nukubera ko hano Bagalatiya baratubwira ibice 5:17 ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Nukuvuga rero impamvu isi ikomeje kugira influence nyinshi mu itorero ry'Imana nuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Bene data, ndabizi neza nubwo turi hano mu isi, turi mu isi duhura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko turi mu rugendo rwo gukomeza kukwera no gutunganwa, kuko turi abana b'Imana, kuko tutari ab'isi ahubwo turi ab'ijuru. Rero kamere ye kutuganza. Nubwo turi hano mu isi turabona, turareba, tugira intege nkeya, ariko iyo twibutse ko hano mu isi atari iwacu, biradufasha kunesha kamere, kuko tuzi neza ko kamere yacu irarikira iby'umwuka yanga, atifuza, n'umwuka wacu akararikira ibyo kamere itararikira. Rero ibyo ngibyo ngo birahabanye. Ibyo rero bituma tutabasha gukora ibyo twashakaga gukora, kubera ko kamere yo gukunda iby'isi iraza. Twashaka gukunda isi tugakunda n'Imana, ariko ntabwo byakunda. Rero iyo tudashizeho umwete ngo twihugure mu ijambo ry'Imana kandi twirinde, isi tangira kuduhindura. Iyo utashize umwete wo kwiga ijambo ry'Imana ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana, umenye icyo Imana igushakaho, umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, isi tangira kuguhindura. Isi tangira kugenda iguhindura. Pawulo yaravuze mu rwandiko rw'Abikorino ba mbere ibice 15:33 haravuga ngo imyifatire mibi yanduza imyifatire myiza, cyangwa abantu babi banduza abantu beza. Nukuvuga iyi si yinjiye mu itorero izana imico yayo, izana imigenzo yayo, izana systeme yayo yose ikinjira mu itorero rikandura. Rero imyifatire mibi, imyifatire y'isi yanduza imyifatire y'abana b'Imana. Imyifatire mibi yanduza imyifatire myiza. Nukuvuga hari umuntu wavuze ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Nukuvuga rero iyo ugendana n'umujura uba umujura, wagendana n'umunyabwenge ukaba umunyabwenge. None itorero riri kugendana n'isi, rirashaka ko isi riyobora, rirashaka ko isi ritegeka. Bivuze ngo nirikiri ry'Imana ryabaye iry'isi. Rero uko isi kwirakw'iza ingaruka zayo mu itorero, hari uburyo isi igenda none igafata igakwirakw'iza ingaruka zayo mu itorero. Ni gute rero? Ukuntu isi kwirakw'iza ingaruka zayo mu itorero rero, isi itangira kugoreka ukuri. Isi itangira kugoreka ukuri, abantu bagafata ukuri bakagushikamisha ikinyoma, kubera ko isi
yatangiye gukwirakwiza ingaruka zayo, yatangiye gukwirakwiza imigenzo ya n'imico yayo mu itorero. Noneho ukuri kukabura ijambo, kugeza ubwo umuntu avuga ngo ukuri kwawe siko kuri kwanjye. Ahubwo ubwira umuntu akavuga ngo ibyo uri kuvuga njyewe siko mbyumva, uko ibyo ngibyo mbwira njyewe ibyo ubona ari ukuri kuri njyewe si ukuri, niyo si turimo. Ese niba nkubwira ijambo ry'Imana, nkubwira iki ijambo ry'Imana rivuga, kujya uvuga ngo ibyo uri kumbwira njyewe si byo nshaka, ni ukuvuga rero isi yakuganjije, isi yagutwaye, isi yaguheranye. Rero izo ngaruka z'uko isi yinjiye mu itorero, ukuri abantu batangiye kugoreka ukuri. Rero nk'uko twasomye mu Baroma ibice 12:40 baravuze ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe. Paulo atangira kubwira abantu b'Imana, atangiye kubwira abakristo, havuga ngo nimwishushanye nk'ab'iki gihe. Amen. Nimwishushanye, twe kwishushanya, twe kwitwara nk'uko ab'isi bitwara, twe kuvuga nk'uko ab'isi bavuga, twe kureba nk'uko, kuko twebwe iwacu si mwisi, dufite iwacu ni mu ijuru bene data, nubwo turi hano mwisi. Rero nimwishushanye nk'ab'iki gihe. Ariko hari ikintu gitangaje cyane, nuko hariho amatorero yemera icyaha, yemera ko icyaha yemera ko icyaha ari ibisanzwe, kugira ngo yemerwe n'abantu. Icyaha ntibakivugeho, ntibavuge ko Imana yanga icyaha, kugira ngo bakomeze bemerwe n'abantu, bagwire, kugira ngo bakomeze babone inyungu muri bo, bakomeze babone amaturo, bakomeze babone inyungu. Ariko ntibabwire abantu icyaha, ntibanabwire abantu ko Imana yanga icyaha, kugira ngo bakomeze bigwirizeho icyaha. Kubera iki? Isi yarinjiye, yinjiza imigenzo yayo mu itorero, abantu bashaka kuvuga icyaha. Isi niyo iri kuyobora, isi niyo ifite influence mu itorero, irimo irayobora itorero. Abantu rero bakanga kuvuga icyaha kugira ngo bakomeze bemerwe n'abantu. Ariko si ibyo Imana ishaka, si ibyo ngibyo Imana ivuga. Ni ukuvuga hari umuntu wavuze ngo niba itorero rifite ishusho no y'Imana, niba itorero ribona Imana nk'aho ari inyantege nkeya, umucyo wabyo uzacika intege, kandi umwijima ntuzirukanwa muri ryo. Niba itorero ryamaze kubona ko Imana iri mu ishusho ntoya, Imana ari nta kivuze, niba ryatangiye kubona gutyo, rero ngo umucyo w'itorero uzacika intege, kandi umwijima uzinjira mu itorero. Numara kwinjira mu itorero ntuzakurwamo, kuko umwijima uzaba winjiye, umwijima uzaba uri kuyobora. Rero kuko abantu bagize intege nkeya zo kubona Imana nk'aho idashoboye, zo kubona Imana nk'aho itagikora, umucyo w'Imana urimurwa, hinjira umwijima, kandi uwo mwijima kugira ngo uzasohoke mu itorero ntibishoboka. Hari n'undi wavuze ngo mbwira icyo utekereza ku Mana, nanjye nkubwire icyerekezo n'inzira ubuzima bwawe burimo kunyuramo. Mbwira icyo utekereza ku Mana, nanjye ndakubwira icyerekezo, nkubwire n'inzira ubuzima bwawe burimo kunyuramo. Utekereza gute ku Mana? Ese utekereza ko Imana ari inyantege nkeya? Ese utekereza ko Imana idashoboye? Mbwira uko utekereza Imana. Ese utekereza ko Imana ari ikinyoma? Utekereza ko Imana itabaho nk'uko bamwe babitekereza, nk'uko isi itekereza, nk'uko isi ivuga? Utekereza uti Imana? Mbwira uko utekereza Imana, nawe ndakubwira icyerekezo, nkubwire n'inzira y'ubuzima bwawe urimo kunyuramo. Ndakubwira inzira urimo. Numbwira uko utekereza Imana, numbwira uko ufata Imana, ndakubwira icyerekezo urimo, bigendeye nuko ufata Imana. Hari abantu bavuga amagambo yoroshye, batavuga iby'icyaha, batavuga umuriro w'iteka, batavuga ubugingo bwera, kugira ngo batababaza abantu. Bagatinya kubivuga, bagatinya kuvuga icyaha, bagatinya kuvuga ko hazabaho urubanza, abantu bagacirwaho iteka.
bagatinya kubwira abantu kubaho ubuzima bwera, kubaho ubuzima butunganye, kugira ngo batababaza abantu. Bene data, ntabwo inshingano y'itorero ari ukutababaza abantu. Inshingano y'itorero ni ukubwira abantu kuri. Izi ni za ngaruka z'isi yinjiye mu itorero ikazana imigenzo yayo, noneho ukuri kugatangira kugorama, bakagoreka ukuri, kugeza ubwo abantu batinya kubwira abantu kuri, kugira ngo batababaza abantu, kugira ngo abantu batagenda, kugira ngo abantu batagenda. Kandi koko n'abantu ntibagikeneye abantu babwira ukuri, bakeneye abantu babwira iby'isi, babwira ibitangaza, babwira ngo Imana ikoze iki, ngo Imana ikugire neza, ngo Imana iguhaye visa, ngo Imana ikujyanye muri Amerika, ngo Imana ikubakiye inzu. Ese koko ibyo ngibyo byananiye Imana? Ahubwo ukuri barakugoretse, ukuri isi yakugoretse. Abantu bashaka kugira ngo runaka numuvugaho aratagenda, abantu bakaba hariya mu nzu y'Imana, bakaba hari ngo runaka bagatangira gupimira umuntu mu byo akora mu rusengero, mu mafaranga atanga mu rusengero, umuntu akagenda agatura mu cyaha, ariko itorero rimurebera ngo uyu muntu ngo ni igifi kinini, ngo niba umukora haragenda, niba umuvuga aragenda, nawe akabaho ngaho akigira kare kajya he, ngo niba umuvuga aragenda bahomba amafaranga. Isi yarinjiye, bene data, isi yinjiye mu itorero. Itorero ryaratewe, nimukanguke, itorero ryaratewe. Ubwo umuntu asigaye agenda amafaranga, ugatinya kubwira umuntu ukuri kubera amafaranga yinjiza mu rusengero. Imana tubabarire. Hari abemera imigenzo itandukanye n'ijambo ry'Imana, bakemera imigenzo itandukanye n'ijambo ry'Imana. Hariho amatorero amwe n'amwe agira imigenzo atandukanye n'ijambo ry'Imana, bakavuga ngo okay, mufite Bibiliya yanyu, ntabwo dufite Bibiliya yacu, tugomba kuvuga ibyacu. Bagasanga abantu hari imigenzo itandukanye n'ijambo ry'Imana. Bene data, kugira ishusho yo hejuru ku Mana bitugeza ku gusenga kwayo, bitugeza mu gusenga kwayo mu buryo bw'ukuri. Iyo twatangiye kubona Imana mu buryo Imana iri hejuru, uburyo Imana isumba ibintu byose, ibyo ngibyo bitugeza mu gusenga Imana mu buryo bw'ukuri no kubaho mu buzima buhanitse kandi butunganye. Iyo twabonye ko Imana iri hejuru ya byose, twabonye ko Imana ishoboye byose, ibyo bituma dusenga Imana ukwiri. Rero kandi iyo abantu batekereza ko Imana ari no, bayisenga mu buryo butayubaha, bagakoresha ubutumwa mu buryo bwo kubeshya no guhendahenda, kandi bakabaho ubuzima bwo hasi butagira icyubahiro. Iyo twamaze kubona ko Imana ari itabanza, Imana iri hasi, Imana iciriritse, abantu batangira kuyisenga mu buryo butayubashye. Ntabwo bagishyira Imana imbere, babashyira imitungo imbere, babashyira inyungu imbere, bagakoresha ubutumwa mu buryo bwo kubeshya, bagatangira kubwira abantu, kubeshya abantu, babasezeranya iby'Imana itababwiye, bavuga iby'Imana itababwiye kuvuga, bakavuga ubutumwa bw'Imana babugoretse mu kubeshya no guhendahenda kugira ngo bigwizeho abantu. Ntabwo abantu bari kugwiza abantu ku Mana, ahubwo bari kugwiza abantu inyuma yabo kugira ngo bakomeze babone inyungu, kandi bakabaho ubuzima bwo hasi butagira icyubahiro. Iyo twabonye ko Imana ari no mu buzima bwacu, ubuzima bwacu ntacyo buba bukivuze, ubuzima bwacu buba hasi, nta cyubahiro buba bufite. Yesaya yaravuze ngo bazabona ishyano abita ikibi cyiza n'icyiza bakacyita ikibi, umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima, ibisharira bakabishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Bazabona ishyano, abantu bafata ibintu bakabicurikiranya, ibiryohereye bakabyita ibisharira, ibisharira bakabyita ibiryohereye, umucyo bakawita umwijima, umwijima bakawita umucyo, ngo bazabona ishyano. Timoteyo wa kabiri
3:1 haravuga ngo kandi abo ngabo ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Hariho abantu bafite ishusho yo kwera bagahakana imbaraga z'uko kwera. Rero ijambo ry'Imana nirihinduka ngo rijyane n'imico y'isi. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya rihinduka ngo kwera ku isi imeze gutya ngo reka duhindure ijambo ry'Imana turijyane muri ubu buryo. Ijambo ry'Imana ntabwo rijya rihinduka, nirihinduka bitewe n'uko imico y'isi yahindutse. Hoya, Yesaya 40:8 avuga ngo ijambo ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Ntabwo ijambo ry'Imana rizigera rihinduka. Matayo 6:24 avuga ngo nawe ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Nimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Bene data, ntabwo bishoboka ko dushobora gukorera Imana tugakorera n'ubutunzi. Hoya ntibishoboka. Isi itwigisha kugira byinshi, itwigisha ko kugira byinshi ari byo biduha ibyishimo. Isi rwose ko bati nimba mfite byinshi nibwo ngomba kugira ibyishimo, nimba mfite ubutunzi nibwo ngomba kugira ibyishimo. No mu nsengero zimwe na zimwe usanga bibanda ku kwigisha ibintu bijyanye na prosperity, bijyanye n'ubukire, bijyanye no kubaka amakatedrali manini, kuruta kwegera abantu no kubigisha agakiza. Ntabwo misiyo y'itorero ari ukubaka amakatedrali, ntabwo misiyo y'itorero ari ukubwira abantu uburyo bagomba gutunga amafaranga. Ni byiza, hari abakwiye kubigisha gutunga amafaranga. Itorero misiyo yaryo nuko ryegera abantu, kandi ryamara kwegera abantu rikabigisha iby'agakiza, kuganza akaganza abantu bose. Niho wa muzi w'ibi byose uturuka. Umuntu ashaka kukwica kubera amafaranga, umuntu ashaka kugambanira kubera amafaranga, umuntu ashaka kugufungisha kubera amafaranga. Rero urukundo rw'amafaranga ni imizi y'ibibi byose. Mariko 8:36 turavuga ngo mbese umuntu azunguka iki aramutse abonye isi yose ariko agatakaza ubugingo bwe? Itorero ry'Imana ibaza icyo kibazo. Umuntu yaba yungutse iki abonye ubutunzi bw'ino si yose, isi yose kabiye, ariko akabura ikintu kimwe aribwo bugingo? Yaba yungutse iki? Inshingano z'itorero rero ni ugukorera, ni ukurokora ubugingo bw'abantu. Nizo nshingano z'itorero, si ugushaka ubutunzi bw'isi. Hoya, itorero ntabwo twatumwe gushaka ubutunzi bw'isi, twatumwe ubugingo bw'abantu, twatumwe kurokora ubugingo bw'abantu. Bene data, isi yarinjiye, imaze kwinjira rero habaho kandi ibyari uguhimbaza Imana bihinduka entertainment, bihinduka imyidagaduro aho kugira ngo bahimbaze Imana. Ugasanga abantu aho ngo bahimbaze Imana barimo baridagadura. Guhimbaza Imana bigomba kuba guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Ariko usigaye ubona abantu barakora ibitaramo kugira ngo baze bemeze abantu, kugira ngo baze abantu bavuga ngo twabemeje, bemeza abantu kuruta uko bahimbaza Imana. Kubera iki? Isi yarinjiye ifata kwa guhimbaza Imana ikugira entertainment, ikugira imyidagaduro. Ntabwo abantu bari guhimbaza Imana bitewe nuko bari guhimbaza Imana, ahubwo kugira ngo aribyo bivugwa mu cyimbo cyo guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka. Ibitaramo byo gushima Imana byabaye byo kunezeza abantu. Hoya, ntabwo itorero ryahamagariwe kunezeza abantu, twahamagariwe kunezeza Imana. Bene data, Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Timoteyo 2:3 turavuga ngo
bazitoranyiriza abarimu bababwira iby'amatwi yabo yishakira, ngo mu gihe cy'iminsi ya nyuma abantu bazaba bashaka kumva ukuri, bazaba bashaka kugira ngo basange abantu bababwira ibijyanye n'ibyifuzo byabo, bababwira ibijyanye n'iby'amatwi yabo bashaka kumva, bitoranyirize abazajya bababwira runaka niwe uvuga ibyiza, runaka niwe uvuga runaka niwe utubwira neza, runaka niwe uvuga ijambo ry'Imana, kuko avuga ibijyanye n'amarangamutima yabo, atavuga ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana risobanurwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo ijambo ry'Imana risobanurwa n'amagambo yacu. Hoya, ijambo ry'Imana ubwaryo ririsobanura. Rero abantu bashaka kugira ngo bumve amagambo y'abantu kurenza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana si uko rimeze. Ijambo ry'Imana rihora ari ijambo ry'Imana. Rero mu minsi ya nyuma abantu nibaza bashaka kumva ukuri, baza bakeneye kumva abantu bababwira ibiryoheye amatwi yabo, kuko isi yamaze kwinjira mu itorero, kuko isi yamaze kubinjiramo. Niyo mpamvu bafata ukuri kw'ijambo ry'Imana bakagushikamiza ikinyoma. Rero abantu bazitoranyiriza abarimu babo, bazitoranyiriza abapasitoro babo, bazitoranyiriza abahanuzi babahanurira, kugira ngo bababwire iby'amatwi yabo ashaka kumva. Ariko si ibyo ngibyo, tugomba guhimbaza Imana mu mwuka no mu kuri. Iyo usomye muri Yohana ibice 2:23-24 hatwereka neza ko igihe kigeze ko tugomba guhimbaza Imana mu kuri no mu mwuka, tugasenga Imana mu kuri no mu mwuka, tukareka kugendana nk'uko isi igenda, tukakugendera mu kigare, tureke kwishushanya nk'ab'iki gihe. Pawulo aravuga ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, mutike Mw'Itorero. Ariko si uko byakakwiye kugenda. Nababwiye ngo ubwenegihugu bwacu si ubwo hano mu isi, nubwo mu ijuru. Isi yuzuyemo amacakubiri ashingiye ku moko, ashingiye ku byiciro by'abantu, ashingiye ku myizerere. Ibyo byose isi yarabizanye ibyinjiza mu itorero. Ariko siko byari bikwiye kugenda. Inshingano y'itorero ni ukwegereza abantu Kristo, tugakura abantu inyuma yacu. Inshingano y'itorero si ugukorera amafaranga, hoya, ni ukurokora ubugingo bw'abantu. Soza ariko sinavuze iki kintu no ku ikoranabuhanga. Isi yinjira no mu ikoranabuhanga, ugasanga tugize amahirwe Imana duhaye ikoranabuhanga tugomba gukoresha tugera ku bantu tubabwira ijambo ry'Imana. Ariko ugasanga abantu twirwa kuri YouTube dutukana, dusebanya, twamburana ubusa, turi abakozi b'Imana. Isi katwishima hejuru, isi ntabwo inezerwa. Bene data, ibyo ni by'isi ishaka. Irashaka konza nkakurogana nawe, irashaka konza nkavugana nawe nabi, bagatanya ngo mbega abakozi b'Imana, ngo mbega ngo nibo bitwa abakozi b'Imana. Ugasanga abantu tubaye igitutsi hariya kuri social media. Ntabwo ariyo mahirwe dufite yo kujya gutukaniraho. Amahirwe dufite hariya nayo kuvuga ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ngo turi umucyo w'isi. Ahantu hose turi tugomba kugaragara, tukagaragaraho umucyo w'Imana, kandi turi umunyu w'isi, ku buryo buri muntu wese aturya atubona kumva araturyohewe. Umunyu ni ingenzi mu buzima. Umunyu uryoshya ibiryo, umunyu urakawumisha ahantu hakomeretse. Umunyu ufite akamaro gakomeye mu buzima. Rero reka amagambo yacu aryohere. Hariya kuri social media tuba turi, amagambo yacu aba amagambo meza. Tugomba gukoresha ikoranabuhanga mu guhimbaza Imana no kubaka abandi mu cyimbo cyo gusenya abandi. Itorero rero rikwiriye kubigenza gute igihe isi yinjiye mu itorero? Hari icyo itorero rigomba gukora. Ikintu cya mbere itorero rigomba gukora kugira ngo isi yagumye kuganza itorero ni ukubwiriza ijambo ry'Imana ridaciye ku ruhande. Bwiriza ijambo ry'Imana. Itorero rigomba kwigisha ijambo ry'Imana ridaciye ku ruhande, kandi rigomba gukurikira
kwera, ridaciye ku ruhande, bakigisha inyigisho zo kwera, kandi rigomba kuba maso no kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Itorero rigomba kuba maso. Niriba maso, isi ntizinjira. Niriba maso, ntabwo umwijima uzinjira mu itorero, ahubwo umucyo w'itorero uzakomeza kumurika, kandi abantu bazamurikirwa n'uwo mucyo. Itorero rigomba kandi gukundana, rigakundana, bagakundana, abantu bagakundana mu itorero, amakorali agakundana, abashumba bagakundana, abadiyakoni bagakundana. Icyo gihe nitugira urukundo mu itorero, umwijima winjiye mu itorero ntaho uzamenera, kuko hazaba hari umucyo, kandi tugomba kuzura umwuka wera. Umwuka w'Imana akatuyobora, tukayoborwa n'umwuka w'Imana. Kuko ayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Asengera itorero. Iyi ni inshingano ikomeye cyane Yesu yakoze ubwo yasengeraga itorero. Hariya muri Yohana 17:15 na 16 turavuga ngo ubarinde umubi. Yesu ntabwo yabiye ko turi mu isi mbi, ariko yavuze ngo data ubarinde umubi, ntabwo ari ab'isi nk'uko nanjye nari uw'isi. Yesu yadusabiye kugira ngo Imana ikomeze turinde umubi, kuko tutari ab'isi kandi na Yesu atari uw'isi. Turi abana b'ijuru, dukwiye kugenda nk'abantu tutari iwacu, turi mu handi hantu, ariko isaha n'isaha tuzajya iwacu. Rero turi hano ngo duhurize, turi hano ngo duhumurize abandi, kandi tugaragaze urumuri. Duhumurize abandi, tugaragaza urumuri. Ntabwo kandi ntabwo tutivanze mu mwijima. Niki Imana ishaka kugira ngo twe kwivanga n'umwijima isi yazanye mu itorero. Muri umucyo w'isi, muri umucyo w'isi tugomba kumurikira isi. Mugende mumurikira isi, mugende mu mahanga yose mumurikira isi, aho muri hose mumurikira isi, muri societe, kuri social media mumurikira isi.